subscribe kugira ngo tugendane dutangire hano dutangira hano n'abagabo babiri cyangwa abasore babiri ntabwo turabimenya. Ako kanya umwe aramubwira ati rero ndabona ngewe inzara nyinshi kandi hano hirya hari akabari, ati twajyaho rero tukareba uburyo twikenura cyangwa tukagenda. Nuko nguko bagenda, nuko nguko undi agenda amubwira hano ati rero buriya bofre bisa nkaho umwe yashatse mushiki wundi, uyu nguyu wambaye umupira w'umutuku yashatse mushiki uyu nguyu wambaye kano kagofero, bangiye baza hano binjira hano mu kabari. Mwitonde kano gastori kararyoshye, kameze neza karasekeje, kameze neza. Karangije baraza hano bita bicara hano, arangije bicara hano, kwicara aho ngaho. Arangije afite telefone hano ati rero buriya njye naje gutekereza nsanga umuryango we wanyu ari umwe mwenyine nagombaga gushakamo, ati kuko nta bandi bantu nagombaga gushakamo rwose. Ati yego rwose bofre, ati nta handi hantu rwose wagomba gushaka usibye hano mu muryango wacu. Ati niyo mpamvu rero buriya nawe nakwemera nka bofre wanjye. Ati urizi buriya, ati buriya niranze umubamo. Ati niyo mpamvu ababyeyi banjye bayiguhaye kuko bose nyine baragukunze, babona uri umuntu w'umugabo umeze neza. Undi avuga ati yego, ati reka namwe mwabyaye umukobwa mwiza. Ati buriya umukobwa ni mwiza, uriya mugore wanjye ndamukunda. Ati nanjye ndabizi ko mushiki wanjye ari mwiza. Ati buriya reka mubwire njya nganira na papa wanjye cyangwa databuka wanjye, avuga ati rwose washatse wabyaye umukobwa mwiza umeze neza, umukobwa umeze neza. Ati buriya nta wundi mukobwa nshaka kureba. Ati nta wundi mukobwa nshaka kureba. Ati umukobwa niyo yaza yambaye ubusa njye ntabwo namureba. Mwitonde mwe mukomeze mukurikirane kano gastori ni keza, kandi mwitsa gukanda subscribe kugira ngo ukomeze ujye ubona udu story nk'utu ngutu. Ndaramubwira ati rero tuwaruze n'ikindi, ati nanjye kamubwire nzakomeza nkubere umuntu mwiza, ati buriya nugomba mu rugo rwanyu. Ati rwose nanjye nuko nzi ko mushiki wanjye nta kintu adakora kugira ngo nanjye menezere. Ati buriya ufite mushiki wawe mwiza, ufite mushiki wawe mwiza rwose, mbona nashobora no kumuvaho habe na gatoya. Ati rero buriya niyo wagira gute haje n'umukobwa umeze gute njye ntabwo namwemera habe na gatoya. Ati rega buriya ibyo ngibyo bikorwa bitindaho, umushiki wanjye nawe ndabizi ko ari mwiza. Ku kanya hahita haza umuseriveri uko yambaye. Mwitonde murebe hano, umugabo arebye abona umuseriveri arangije ahita aterura intebe, bisa nkaho ahunze uyu nguyu, ahita aza yicarira hano imbere. Umugabo warebaga warimo kubwira arangije areba umugabo wavuga ngo ntabwo ashobora kureba abandi bakobwa. Ati ndeka yamukoraho, ati ndeka yamukora, ati ndeka ariko ati wamukora, ati bofre bimeze bite, akamwihorera. Ako kanya umukobwa ahita yigira imbere arimo kureba ibintu byose arimo kwikora. Ati bakiriya beza, ati bimeze bite. Arangije akomeza arabareba, arangije nawe aramwitegereza. Hano umugabo arangije abareba, arangije arakomeza arabareba. Hano umuhungu arakomeza yitegereza. Ati tubakiriza iki? Ati bofre. Arangije amwe ati bofre. Arongera ati urwo nshaka iki? Ati ariko ngo uri mu bikira. Ati wanjye gero uranshaka iki? Turanshaka iki ngewe? Ati ngewe njye nawe tuziranye. Ati cyore. Ati ngewe ntabwo njye nawe tuziranye. Ati ngenza njye mpindura akabari kugira ngo reka kugura n'abasazi nkawe. Ati ciceka aho ngaho ikomeza kumvugaho. Ati ariko warasaze cyangwa uratekereza? Ati ubwenge bwawe burakora. Ati ngiye ko nize hano mu kabari ngiye nigeze nzana nawe. Ati wagiye ureka kundisha umutwe wagicucu. Hano umukobwa arakomeza araseka. Arangije ako kanya ati njye nzanire ifiriti, unzanire agafiriti keza kose kuko ndumva nshaka ifiriti yonyine. Ako kanya arangije aramubwira ati njyewe, ati wowe nkuzanire iki? Ati njye nagira ikintu nzanira. Ati nagira ikintu nzanira rwose. Ako kanya arangije ati wowe nukomeza kumvuga gutya. Ati ubwo bugabo nibwo wagaragazaga. Ati mva nkubwire rero, ati njyewe nimba twahuriye ahangaha, nimba twazanye ahangaha nagomba kukwereka abantu bose ko njye twazanye. Ati ubu ngubu hano rero turi abahungu babiri batandukanye, ubishyire mu mutwe wawe. Turi abahungu babiri batandukanye kandi bataziranye. Ati ibyo bintu wabishyize mu mutwe wawe? Ati ariko bofre ibintu utangiye ntabwo ari byo. Ati ibintu utangiye ntabwo ari byo. Ati utangiye kubona uriya mukobwa utangira kwihinduka. Ati ngenda bibuza kubibwira mushiki wanjye kwanza. Ati urabibwira mushiki wawe wese hano? Ati hano uravuga ngo njye mfite umugore? Ibyo ngibyo
ugomba kuza kubimenya ati duti ntukongeye kugenda uvuga ko mfite umugore. Wa mukobwa ahita azana ibyo bamutumye. Mu kuzana ibyo bamutumye araza nyine atereka aha ngaha mwese murimo kubibona, ariko biragaragara yuko nyine ati wese nkuzaniye iki, ati oya ndaza kububwira. Umukobwa ahita atambika hano, umujama cyarobye gihita kireba hano, kirangiye gihita gihindukira kiza hano ku meza. Ati ubundi ntabwo wakwiye kuba uje gukora kuri ino firiti. Ati ubu ngubu turaba bofure rero, kuko ngiye kurya ubu ngubu njye nawe turaba bofure. Ati ariko turye n'injye uri bwishyure. Ati zo uri bwishyure iki, ubundi si amafaranga ya sister aba yaguhaye ngo uze kwishyuramo. Ati humura turi bwishyure, wowe ntugire ikibazo, nagiye ikibazo na kimwe ugira nacyo. Ako kanya bakomeza nyine batongana, ariko kubona wa musore yarake, kuko bigaragara yuko uno mugabo atari umugabo usobanutse cyangwa ushyitse. Ako kanya nyine bakomeza batera agafiriti hano bashyiramo n'akantu k'akanyamuneza. Ati ubundi ngiye ibintu by'umutuku ngiye sinyambirya. Ati ese uranga kurya ibiki ibintu by'umutuku wangegerawe kandi wambaye n'umupira w'umutuku. Ati urakomeza kunduka ngiye ntabwo ndi bwishyure, tukandi urizi ko ari ngiye uri bwishyure. Ati si amafaranga mushiki wanjye so uri bwishyuremo wangegerawe. Arangije bararya. Ati wowe ntabwo ukuntu wambwira, wowe urifata ukambwira ngo uri umuntu w'umugabo, ngo ntabwo mushiki wanjye wamuteta ngo wamuca inyuma wangiza ukareba abandi bakobwa. Ati rero ifiriti yanjye ifite igwishize. Ati ubu ibintu by'ababofure birarangiye, gwifiriti ishize. Ati abahungu babiri bahuriye mu kabari kandi bataziranye, ibyo ngibyo bishyira mu mutwe. Hano umugabo yagize. Arangije hano umusore akomeza kwirira. Haciye akanya wa mukobwa ahita aza aje kwanura. Arangije aramubwira ati ushaka amafaranga? Arangije avanayo 2,000 ati nariwe, ati nguriyemo n'agafanta. Wahindukira hano ati ese we ko nta kintu wigeze ufata? Ati ntabwo wangurira agafanta basi. Umugabo rero wakunze umukobwa arangije ahita avanaho, wiga ko nta kintu yafashe? Ati nta kibazo, ati fata winywera agafanta nta kibazo. Umukobwa rero arareba, arebye hano ati ntayandi usigaranye se? Ati ntayandi usigaranye? Ati ndayafite. Hano batangiye bose kwirarira. Murangije avanaho ibindi 2 aramuhereza ati genda unywe agafanta. Ati umugabo ari hano aravuga ati uratekereza wowe, gira ubwenge, turumva wowe wanjyana umukobwa cyangwa washimisha umukobwa kundusha. Arangije ahita avana amafaranga menshi noneho. Ati amafaranga ntago araye ati ntago araye. Ati amafaranga nayo bamuhaye ntago araye. Umukobwa hano ntabyo byitayeho, arangije ahita yisezerera arigendera. Ati wowe urumva wowe wandusha ubwenge, wowe udushaka gushimisha umukobwa njye simushimisha. Ati wibuke ko amafaranga atari ayawe. Kirangiye gihita kibuka kuko amafaranga atari ayacyo. Wibuke ko amafaranga atari ayawe. Ati rwose so biteye nyine ushaka waruzanye hangana kugira ngo undushe. Amurangije bitangira gusana. Ati ndaza kureba iki uri buze gusubiza. Barangije batangira bahaye umukobwa amafaranga, nta kintu na kimwe yigeze abahereza. Ako kanya duhita tugaruka hano mu nzira, tuhita tubona kazungu mu mapantaro. Kuza hano mu mapantaro araza, duhita tubona babagabo. Ati ibintu byose niwe wabiteye. Ati ibintu byose niwe wabiteye, uragenda uzana ubwiyemezi uhereza wa mukobwa amafaranga. Ati none reba utusubi turasobanura iki? Ati none ubu ngubu sister wanjye aratwica, aduhaye amafaranga yo kujya gukoresha ibintu, ariko twebwe turangije ibitubayeho nawe urabibonye. Ati none sinzi ikintu turi busobanure. Sinzi ikintu turi busobanure. Hano bimaze gutanga amafaranga, birangije biza gusubiranamo. Kazungu ari hano, ari muri iyo nzira, arimo kuza agana aho bari abagabo bari, arimo kuza ariho agana. Ako kanya barangije ahita arababwira ati rero, ati ubu sinzi ukuntu rero turi bubigenze. Ati rero sinzi ikintu turi busobanure sister wanjye, mwibuke ko amafaranga yose batanze atari ayabo, n'ay'umugore w'uyu nguyu wambaye umupira w'umutuku, ari we mushiki w'uyu nguyu wambaye ibintu byenda bindi. Ako kanya barakomeza bibaza ukuntu bari bugere mu rugo, bari butunguke
sinzi ati ahubwo sinzi ukuntu biri bugende ati rwose kugira bofre nkawe arangije wa mugabo ahitaze ngo arangije abaseka arangije ababwira ati se bimeze bite ati utambwira ko babariye ati ntabwo ari uko turya gusa ahubwo baratumaze ati kurya gusa se ati ibyo ngibyo kurya ati sha uriya mukobwa araturiye pe uriya mukobwa araturiye arangije ataraturiye aratumaze rwose atari ko we nawe ukomeza kuvuga amakuru nk'ayo ngayo ngo uriya mukobwa yarandiye arandya banza uriya mukobwa ari ikiryabarezirwa ry'abandi abagabo bose ati nawe yarakuriye se ati yarandiye arandya nsigara ndimbwa ati kandi buriya nta kindi kintu kirya abagabo usibye abakobwa ati mwe uko nawe mbabona namwe mwariwe pe ati mwariwe simbabeshye turiya mukobwa bakozemo akazi ati ndamwe ati vana amagambo aho ngaho reka twigendera ati ubundi se ubwo urajya uraza gusobanura iki ati wowe uraza gusobanura iki turaza gusobanura iki ati murimo kumwe ngo amafaranga ngo bayabariye ngo ntabwo ati amafaranga yego nyine njyemo amafaranga mujye guhaha ati baza umusaza wawe ati mumbwira amafaranga yawe amafaranga yanjye nabahaye ngo mujye guhaha mwashyize ati wawe yabaza umugabo wawe muri fatanya gusubiranamo ati baza umugabo wawe ariko arangije ariko reka mbabaza ni mwananiwe no gukora mugira iki mujya nze mbatunga n'umwanjye ngo mugire njye mbatunga niwe ati baza umugabo wawe ariko ati amafaranga mwashyize ati ko ndimo kumva n'umuhumuro mutari mwiza w'inzoga ati ariko njye nta kintu nyine ati ariko mwarakoze cyangwa ntabwo mwakoze ku buryo ngiye mbaha amafaranga mukajya kubakoresha ibyo mwishakiye ati ko numva ati ko ndimo kumva n'inzoga ati ndimo kumva umuntu w'inzoga ati nazo kandi kuko nta n'inzoga banyweye ako kanya mu gitondo rero barangije kubyuka barabyuka mu kubyuka nyine habanje kuza nyine umugabo niwe wabyutse mu gitondo isake imaze kubika undi wa mugore nyine nawe araza bisanzwe ukuza ati ahamagara wa musaza we araza arangije arabareba mwibuke ko ejo amafaranga bayakoresheje mu buryo butari bwiza ati turimo kumva atumva rero nkubwire ngiye kuguha amafaranga ati amafaranga ugende uyakoreshe neza arangije ahereza n'umugabo we amafaranga menshi ati nawe ugende ukore ibintu buri wese bamuhereza umugore niwe uhaha mu rugo ati kandi mugende mwongeye kuza ati ugende maye birangije bigira ahangaha ati wumva bofre ati uriya mukobwa tugiye kugenda twinywera akantu kamwe agafanta kamwe ariko ntabyo kongera kumureba cyangwa ngo tumurebe ngo kugira ngo atarya amafaranga ati yego amugira inama aramuga ati ntabyo kureba uriya mukobwa ati yego rwose uriya mukobwa ntabyo kumureba sinongera kumureba niko bimeze byanga byakunda turugende twarakaye nadusuza tumwihorere nta kindi tuvuga ati twige duhe ibyo dushaka ibindi barangije baza hano rero barakaye dore kuza barakaye dore baza abantu barakaye birakashe barakomeza birakaza bararakara bavuze ngo hano ni ukuza kuko gusekera uriya mukobwa igare guhita bamuhereza amafaranga ku kanya wa mukobwa abaraje mu kuza ahita ababwira ati ese ko mbona mwarakaye bimeze biti ati ko mbona mwarakaye bimeze biti ko wa mukobwa yarangije wa muhungu yarangije ahita areba atwiga icyo dushaka duhereza ibyo tunywa twigendere ariko mwikomeza kurakara atari ko ndimo ko nabafunguriye n'ibipesi arangije atangira kubakora mu gatuza ati ko wamvuyeho ati wowe ariko reka ngukoreho ati reka ngufungire ibipesi ati wowe ati ndapfuye we hano umukobwa arabaseka ati reka imyuke ko uno mukobwa twumvishe
arya amafaranga y'abagabo bose yari abamazeho muri ino karitsiye. Ati basi fata amafaranga basi ugenda. Ati ariko reka ngufungire. Arangije ahita aza hano ati bofre umbabarire ngo numuha amafaranga. Ati urabona ko yankuyemo ariko umbabarire wikarume numuha amafaranga. Dore kombe yatangiye kugikora nacyo cyatangiye kuzungera. Arangije agikura mu matwi. Ati mbabura rwose ati numuha ayo mafaranga. Turabizi ibintu byose badutumye noneho batwica. Ati numuha amafaranga. Ati numuha amafaranga rwose. Ati bofre ubu umuntu w'umugabo bwarimwe, ubu umuntu w'umugabo umenye ko ufite shire wawe ari we mushiki wanjye, w'umuntu w'umugabo nyine. Kombe dore do wajya ngo kiri mu yindi si. Ati reba ukuntu kirimo kwigira. Ati reba ukuntu kirimo kwigira we. Ati arangije arareba, arangije araseka. Ati uyu nguyu amafaranga agiye kumuvaho. Ati ukuntu bofre wambaye numuha amafaranga. Arangije ahita avanaho ya mafaranga yose bamuhaye. Ati ndebera. Ati bofre wawe ninde? Ati bofre wawe hano ninde? Ati narakubwiye ngo ibi bintu mbisubiremo. Ati ariko warasaze wowe. Ati twe turi hano turi abahungu babiri batandukanye batagize n'ahantu na hato bahuriye. Barangije ahita akuramo ya mafaranga yose ahita yamuhereza. Ati umukobwa arangije nta n'ibyo kuvuga. Ati mbakiriza iki se? Ati uyagende turaza kukubwira mwiwe ko nta n'amafaranga basigaraye. Arangira ati bofre ati kucyubaye imbwa koko, kucyubaye imbwa ukongera ugatanga ariya mafaranga. Ati kucyubaye imbwa ukongera ugatanga ariya mafaranga koko, kucyubaye imbwa ukongera ugatanga ariya mafaranga. Barangije baragenda barakwereka mu gitondo ku wundi munsi bwakeye. Ejo babariye amafaranga, ku munsi wabanje babariye amafaranga. Barangije araza ati rumva impamvu wahamagaye. Ati uyumve uyishyire mu mutwe wawe. Ati njyewe ntabwo nshaka gukomeza gukora biriya bintu nibabariza umugore. Ati rero niboneye akazi ngiye kwigira mu kazi. Niboneye akazi ngiye kwigendera igira mu kazi kugira ngo nanjye mfashe umugore wanjye. Ati nawe ugenda. Ati nanjye rwose ntabwo mushiki wanjye nshaka kuzongera kumubabaza ngewe habe na gatoya. Ntabwo nzongera gushaka kubabaza mushiki wanjye. Ati ahubwo nanjye akazi nakabonye ngiye kwiterera uturaka ubundi dutangire dufashe mushiki wanjye. Ati rwose tuzatwitahira cyangwa ngiye nima ndi hano nzajya nzane hano nirebere filime n'iki. Ati ibyo bintu uvuga ko rwose nibyo. Mushiki wacu turimo umugore wanjye twari turimo kumubabaza. Ati gaho ugenda uce inzira yawe nanjye nce inzira yanjye. Ati ngiye kwicira hano nawe uce inzira yawe. Barangije baratandukana baragenda. Ukanya barakwereka wa mugabo yaje arimo kubundabunda aza agenda gake bisa nkaho ari ikintu kwihisha. Aza agenda gake. Arangije ahita agaruka hahandi ndebera. Acitseho undi yaramuretse ko agiye mu kazi. Arangije ahita aza hano. Mu kuza hano ati rero ati noneho ubwo ndigiye nyine wa mukobwa ndi bumufatishe. Ako kanya arebye hirya aba arikanze yikanze kumbe cya kindi cyo cyahageze cyo cyatangira kumuhatira ibirayi. Ndebera mwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona udukuru nk'utu turyoshye dushyushye tumeze neza dusekeje ndetse n'izindi filime. Mwibuka ko wajya muri comment ukareba link ya mbere ipininze kugira ngo bashe kuba wabona ibyishimo bimeze neza ureba izindi filime nziza tugenda tubategurira muri Heaven Film Studio ndetse na Heaven African Videos. Cyo mukomeze mugire ibihe byiza naho ubutaha duhurira ku bindi bintu. Cyo mukomeze mugire ibihe byiza ndetse na Pasika nziza.